Hari abantu benshi basenga buri munsi ariko amasengesho yabo ntasubizwe. Si uko Imana itabumva ahubwo hari impamvu ikomeye cyane abantu birengagiza. Uyu munsi ndakwereka ukuri gushobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Niba uri mushya kuri iyi channel yacu Yambo Goodness TV, kanda subscribe kuri YouTube usangize n'abandi iyi video, kandi ushobora kwandika amena muri comment nimba witeguye kwakira iri jambo. Ikintu cya mbere, icyaha gihishwe. Ikintu cya mbere gituma Imana rero itakwitaba ni icyaha gihishwe. Nk'uko tubisoma muri Yesaya ibice byaho ni 59 umurongo wa 2, haravuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Urumva ko icyaha ari cyo gituma Imana itabasha kugira gute kutwumva iyo turimo tuyisenga tugira ibyo tuyisaba. Rero hari abantu benshi basa n'abakristu ariko hanze bakaba ari nk'abantu bagaragara nk'abafite bagaragara hanze, ukabona ko bagaragara nk'abantu bari aho mbese b'abakristu, ariko imbere bafite ibyaha byinshi muri bo. Abo benshi tugenda tubabona kuko n'imirimo yabo akenshi na kenshi igenda ibigaragaza, ugasanga umuntu ni umukozi w'Imana ariko ibintu akora hanze aha ngaha iyo ubirebye uba usanga biteye isoni n'ubwoba, ukibaza nimba ari umukozi w'Imana bikakuyobera. Urugero rero, ushobora gusenga ariko ukabika inzika cyangwa se ukora ibintu uzi neza ko bidakwiriye. Ibintu byinshi ushobora gukora ugasanga nyine birimo biragenda bigutandukanya n'Imana cyane, bitewe n'uko ari ibintu muri wowe bihishwe udashaka kugaragaza, ku rundi ruhande ukagaragaza ko uri umukristo kandi utari we. Ikintu cya kabiri, kubura kwizera. Icya kabiri ni ukubura ukwizera nk'uko tubisoma muri Yakobo igice cya mbere umurongo wawo wa 6. Muri Yakobo igice cyaho ni icya mbere umurongo wa 6 haravuga ngo ariko rero asabe yizeye ariko ari ntacyo ashidikanyaho, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umva rero ko kwizera ariko icyo kintu kiba gikenewe cyane, icyo kintu kiba gikeneye cyane kugira ngo ubashe kugera gute, Imana ibashe kukumva ibyo uyisaba uhamanywe n'umutima wawe bigendanye no kwizera. Niba usenga uvuga ati wenda Imana izabikora cyangwa irabikora, ntabwo urimo kwizera. Kwizera rero ni ukuvuga ko ugomba gusaba Imana udashidikanya ku cyo uyisabye ko igikora. Icya gatatu, igihe cy'Imana. Ikintu cya gatatu rero, hari igihe Imana itinda kuko ifite igihe cyayo. Hari igihe Imana itinda rwose kugira ibyo igukora, kuko wowe igihe cyawe utekereza ko yabigukoreramo ntabwo ari cyo ibitekereza. Ntabwo ari uko rero iba yakwibagiwe, ahubwo igihe cyayo iba yarateganyirije kugira ibyo igukorera runaka wayisabye kiba kitaragera. Muribuka cyane nk'urugero rwa hafi nk'umugaragu w'Imana witwa Yobu. Muzi ibintu yanyuze mu bigeragezo bikomeye cyane, ariko nyuma Imana iza kugira gute, iza kumuhindura ubuzima. Murabizi ko yamushumbishije ibintu byinshi cyane. Ikintu cya kane rero kibi ni intego mbi. Hari igihe usaba nabi nk'uko tubisoma muri Yakobo nanone ibice byaho ni 4,
Yakobo ni ibice byaho ni 4, umurongo waho wa 3 haravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Urumva ko gusaba nabi se aricyo kintu nacyo nanone kigira gute, gishobora gutuma ibyo rimwe na rimwe Imana ibigutekerezo cyangwa kugukorera bitakugendekera neza bitewe n'uko wasabye nabi. Nk'uko wasabye nabi, murumva rero kuba ufite intego mbi nabyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Hari abantu basenga bashaka ibintu byo kwiyemerana gusa, ahubwo bitarimo no gukorera Imana. Murabizi cyane nk'urugero abantu benshi hari igihe bagenda gutya bagasaba Imana ibintu ari ibyo kugira ngo biyemerane se, mujya mubabona cyane mu churches menshi cyane se, cyangwa se no mu hanze aha ngaha mu bintu bitandukanye, ariko nimba Imana iguye ibintu ntabwo ari ibyo kwiyemerana, ahubwo ni ibyo kugira ngo ibyo bintu bihesha Imana icyubahiro, arimo gukora imirimo myiza, ufasha abantu, abakene, imfubyi, abapfakazi, abashonje, ibintu nk'ibyo. Nibyo bintu Imana yifuza nimba igize ikintu runaka igukorera. Hari abantu rero basanga rwose ibyo bintu nyuma yo ko Imana ibagiriye neza bagiye kwiyemerana bya bintu Imana yabakoreye. Rero icyo twakora ni iki, cyangwa se icyo wakora niba ushaka ko Imana igusubiza, ihane by'ukuri. Numara kwihana wizere nta gushidikanya, hanyuma utegereze igihe cy'Imana. Saba ibintu bifite intego nziza. Usaba Imana ibintu bifite intego nziza. Imana irakumva ariko irashaka ko uhinduka mbere yo kugusubiza. Niba wumvira ijambo rigukoze ku mutima, uyu ni umwanya wawe wo gutangira ubuzima bushya. Andika amena muri comment, usangize abandi iyi video, kandi ukande subscribe kugira ngo iyi YouTube yacu tubashe kuyizamura, kandi ntukajye ucikwa n'izindi nyigisho zikomeye. Ndabifuriza rero umunsi mwiza n'akazi keza ku bafite akazi, namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda nta gucika intege. Icya mbere ni ukwizera Imana no kuyisenga, kuko Imana niyo igena byose. Yanjye mwabanye muri iki kiganiro yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV. Bifuriza kugira amahoro y'Imana n'imigisha biva kuri yo. Bye bye.